hari umukobwa uhora ashakisha inzira n'amayeri yose azakoresha kararura abagabo bose, akabibagiza abagore babo, agahimba imyitwarire idasanzwe ituma amaso n'imitima by'abagabo n'abasore ari we byerekeraho, bakamurarikira nta na kimwe basize inyuma, ubwambure bwe bugahinduka nk'ikigirwamana kuri bo. Akazi ke akaba ari ugufata abagabo neza, ku buryo buri mugabo wese wigeze kumubonaho igihe cyose azaba ashatse kwinezeza ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore, nta wundi uzajya umuza mu bitekerezo uretse uyu Ubu Slay Queen gusa. Hakaba n'undi mukobwa uba urimo kwigira kuzaba umucamanza, umuganga, umupilote n'indi myuga nk'iyo, afite intumbero yo kuzaba umugore w'umugabo umwe wuzuza inshingano karemano za kigore, ariko akaba anafite umwuga akora umufasha gutanga umusanzu w'amafaranga mu rugo afatanije n'umugabo we. Uyu mukobwa navuze bwa mbere w'indaya niyemeza kuba umugore w'umugabo umwe nk'uko uyu wa kabiri yabyiyemeje. Muri aba bagore uko ari babiri, ninde uzagira amahirwe yo kuzahaza ukwifuza k'umugabo ku buryo atazajya mu bandi bagore? Cyangwa bizarangira umugabo anyuzwe ari uko agize abagore babiri, agira umugore umwe w'icyubahiro, anagira undi mugore wo kwimariraho irari ry'ubusambanyi nk'uko byahoze mu Bugereki bwo hambere. Mu myaka isaga 2400 ishize mu bwami bw'abagereki ba kera, gushaka abagore byafatwaga nk'umushinga w'ubucuruzi ugamije ahanini guhitamo abagore bava mu miryango ikomeye, hitawe ku buhangange bw'ibisekuru by'abazabakomokaho. Abagore n'abagabo babanaga nk'abafatanyabikorwa, buri wese agaharanira inyungu z'umuryango we. Noneho ibyo kwishimisha n'imibonano mpuzabitsina bigashakirwa hanze y'umuryango, mu mazu y'indaya. Mu Bagereki b'icyo gihe nta mugore wagiraga ikibazo cy'uko umugabo we yagiye mu mazu y'indaya, ku buryo umugabo yabwiraga umugore we ati uyu munsi ndaza kujya kurarana na maraya runaka, umugore we akabimwemerera kandi akumva nta kibazo, bimeze nk'uko kuri ubu umugabo yabwira umugore we ati ngiye gufata kamwe hepfo aha ndaje. Umugabo areba Ubu Slay Queen akabona ari we gikoresho kabuhariwe cyo kwivurira ry'imibonano mpuzabitsina yagirira umugore uwo ari we wese. Agapakurura ibifaranga biri kuri konte ye, agasuka mu ishakoshi y'Ubu Slay Queen, kandi akabikora ashishikaye. Hamwe akanumva ko amuhaye make, uyu Ubu Slay Queen ari nk'imbabazi yamugiriye zo kwemera kuryamana nawe ku giciro gito. Nta musore cyangwa umugabo uhembwa za 300, 500 yewe kugeza no kuri miliyoni wabasha kwigondera Ubu Slay Queen. Aba bakobwa basajije abagabo, amafaranga baguramo imyenda n'amamodoka y'ibiciro bayahabwa n'abandi. Nta muntu utabasha gusubiza iki kibazo. Amafaranga bahahisha ibi bintu bihenze gutya bayahabwa n'abagabo b'abanyamafaranga. None se abagore beza b'umutima bazi gucisha make bakuzuza inshingano z'urugo bazaba bande ku kwifuza ko abagabo kwashiriye ku Ubu Slay Queens? Aba bakobwa babigenza gute kugira ngo abagabo babura andi mahitamo uretse kubarunduriraho ibyo batunze byose kugira ngo babahe imibiri yabo? Mu cyegeranyo cy'uyu munsi turagaruka ku nyigisho zigishwa mu mashuri arimo kwaduka, inyandiko n'ibitekerezo bivuga ku mbaraga za kigore, bamwe bavuga ko zidasaba kwiga ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse kuba umugore gusa, ahasigaye igitsina gabo bose bakakuyoboka. Iki kiganiro cyitwa Ubumenyamuntu, njyewe ukibagezaho ndi Kayishunge Etienne. Umwuga w'uburaya ugezweho ukorwa n'abakobwa bitwa aba Slay Queens, hari ababibonyemo umushinga wo gushoramo amafaranga, barerura bashinga amashuri ashinzwe kwigisha abakobwa uyu mwuga. Ahandi abigisha bakabigira amasomo agamije gufasha abakobwa n'abagore uko baba abagore beza mu rugo. J'avais déjà entendu parler des Gold Digger Academy. Ishuri ryitwa Gold Digger Academy cyangwa Gold Diggers Academy ni ishuri nk'ayandi mashuri yose umuntu yiga amasomo atandukanye, akava mu mwaka umwe akajya mu wundi, akarangiza akabona impamyabumenyi. By'umwihariko ariko iri shuri ryigisha uko umukobwa w'umukene yabona umugabo w'umuherwe, cyangwa ukuntu umuntu w'igitsina gore w'umukene yabasha kuba inshuti n'abagabo b'abanyamafaranga akoresheje amayeri karemano ya kigore. Iri shuri ryashinzwe n'umugore witwa Renard, akaba ari inzobere mu bijyanye n'imitekerereze n'imibanire y'abantu. Ngo ikintu cyatumye ashinga iri shuri ngo nuko yabonye ko abantu b'igitsina gore bubu batazi gukoresha imbaraga za kigore zibarimo, kandi ngo ibingibi ntacyo byabasha gufasha umubano wabo. Abanyeshuri biga uyu mwuga w'Ubu Slay Queens bahabwa amasomo atandukanye nk'imico mpuzamahanga y'abagabo bava mu bihugu binyuranye,
uko umuntu w'igitsina gore yigaragaza imbere y'abagabo n'imyambarire yo gukurura abagabo, uko umuntu w'igitsina gore atambuka bigatuma umugabo umurora arushaho kumwifuza, kwifotoza bigezweho, uko umuntu w'igitsina gore aganiriza umugabo kugira ngo amurarikire, uburyo bunyuranye umuntu w'igitsina gore aryamanamo n'umugabo bigatuma umugabo arushaho gukomeza kumurarikira, n'indi migenzo yose ituma umunezero wose w'umugabo uzingira ku mugore we. Вас ничего не вдохновляет, не возбуждает. Uyu ni mwarimu Larissa Renard wigisha muri Gold Diggers Academy. Ishuri ryigisha ibidatandukanye cyane n'uburaya bugezweho. Amaze kuba icyamamare cyane mu Burusiya kubera iri shuri yashinze ryigisha abakobwa uko babona abagabo b'abaherwe rya Gold Diggers Academy. Arimo kugira ati, abagore bagomba kugira imirimo yabo ibakwiye n'abagabo nabo bakagira imirimo yabo ngo nibwo bazabasha kubana neza hatabayeho gushaka guhindura uko ibintu byaremwe. Ati nta mugore ukwiye kugira undi mwuga atari ukuba umugore gusa. Ati icyo umugore agomba kugira ni urukundo, umutuzo, ubworoherane, umunezero, ubwiza n'ubudahemuka. Ati umugabo nawe akazana inshingano ze mu rugo zo kururinda no kurufasha mu mikoro. Aya mashuri nubwo yigwamo n'abakobwa b'abakene ariko n'ubundi uryigamo araheba kuko umunyeshuri umwe yishyura hafi amadolari igihumbi mu cyumweru. Guseduiza ariyo myitwarire igirwa n'igitsina gore yo gukurura abagabo mu gihugu cy'Ubufaransa bayifata nk'impano umugore cyangwa umukobwa avukana ku giti cye, ngo bidashoboka ko byakwigishwa nk'ayandi masomo, ariko kuri Larissa Renard we ngo ibi ntabwo ariko bimeze. Ati guseduiza birigishwa nk'andi masomo yose twiga mu ishuri, ngo ibi ntabwo bigombera ko umukobwa aba ari mwiza, kuko ngo hari abakobwa badafite uburanga buhambaye ariko bazi gukurura abagabo byihariye kandi abagabo bakabagana ku bwinshi, bakagira amafaranga n'ubutunzi bwinshi babikesha imyitwarire yo guseduiza. Hakaba n'abandi bakobwa bitwa beza bakora umwuga w'Ubu Slay Queen nkabo ariko bakabura abagabo bifuza kuko batazi aya mayeri yo guseduiza. Kwigisha uko babyinira umugabo mu gihe witegura kuryamana nawe, uko abagore bakuramo imyenda mu gihe bagiye kuryamana n'abagabo, ubwoko bw'amakariso n'amasutiye yagenewe by'umwihariko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, amagambo yihariye babwira abagabo mu gihe cy'imibonano atajya apfa gusibangana mu mitwe yabo, uburyo bwo gukorakora imitsi yongera umunezero mu mugabo, ibyo kunywa no kurya byongera imbaraga n'ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, imyambaro izamura irari mu bagabo, za kirazira abagabo banga abagore bagomba kwitwararika cyane, imibavu yongera ubushake mu bagabo n'andi masomo yo kumenya neza imitekerereze y'abagabo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bikabafasha kumenya uko bayobora intekerezo zabo. Benshi mu bantu b'igitsina gore bagira imyitwarire bahuriraho mu gihe bari kumwe n'abantu b'igitsina gabo. Hari n'abandi bantu rero b'igitsina gore bagira imyitwarire idasanzwe imbere y'abantu b'igitsina gabo ku buryo ubona kubyutsa irari ry'imibonano mpuzabitsina ari zo nshingano zabo. Uru rutonde rero rw'amasomo y'ingenzi tugiye kubagezaho abakobwa biga arerekana indangagaciro z'ingenzi zikwiye kugirwa n'Ubu Slay Queen w'umunyamwuga. Wari wumva umukobwa avuga ati sheri waretse besha waje, ati nari nage ariko nanagize nanabitekerezaga gutya ko ntatanazi, ati genda shana nagiye i Kanombe. Akavuga inyuguti ya na nk'umwana utamenyereye kuvuga, yavuga nk'inyuguti ya nda ukagira ngo nk'ururimi rwe ntirubasha guhagarara mu nkanka neza nk'aho wenda barunyunguse rukagabanyuka mu mubyimba, ku buryo rumera nk'agace k'agatambaro koroshye cyane bigatuma kuvuga inyuguti zimusaba gutsindagira ururimi mu nkanka bimugora. Akicara ameze nk'urimo kwegura ikibuno, kwambara imyambaro imeze nko kwambara ubusa ariko nanone buteruye, bakagezaho no kurya ubwabyo Ubu Slay Queen abyifashisha mu gukururira umugabo kumurarikira. Kuryamana n'umugabo akishima ariko agasigarana akantu kazatuma azongera kugushaka kandi ntakumenyere. Aba bakobwa n'abagore baniga uko biyima umugabo. Yajya kuza akongera agasa n'umuhunga gahoro kugeza ubwo amwiyimye, ariko yereka umugabo ko bitamuturutseho, akaba yakwirakaza agashaka impamvu ituma bataryamana, akaba wenda yamubeshya ko yumva atamerewe neza muri we, ubundi akemera kuryamana nawe ariko akaza gutuma umugabo acikiriza igikorwa.
ubundi akazatungura uyu mugabo mu gihe atari yiteguye ko bari buze kubonana, akamwiha wese, noneho mu gihe cy'icyo gikorwa akereka uyu mugabo ko yamunejeje kurusha abandi bagabo bose yahuye nabo, rimwe na rimwe nta naho yamugereje ahubwo ari uko yamwishyuye, kandi akiga kumwiha mu buryo bunyuranye. Ubundi akanga kuryamana n'umugabo buri gihe mu buriri, ahubwo bakaryamanira n'ahandi hantu hatari mu nzu, hamwe utatekereza ko abantu bakorera imibonano mpuzabitsina. Ngo ibi byose aba bakobwa baba babizi ko ari byo bizamura amashusho akomeye mu mugabo, bigatuma uyu mukobwa ahinduka nk'ikigirwamana ku mugabo yahuye nawe. Umu Slay Queen ngo agomba kwiyumva birenze urugero rusange, akereka umugabo ko abizi ko ari igitangaza, ngo afite agaciro karenza ko uyu mugabo amenyereye ku bandi bantu b'igitsina gore abo ari bo bose. Uyu ni Annabelle washinze ishuri ryitwa School of Affluence, bisobanuye ngo ishuri ry'ubukire. Iri shuri naryo ryigisha ibisa n'Ubu Slay Queen. Annabelle mu byo yigisha abantu b'igitsina gore harimo ibi: ugomba kumva uri umukobwa uhagaze neza kurusha abandi, ukabyiyumvamo kandi ukabyemera muri wowe, kuko ngo ukuntu twiyumva nabyo hari igihe bigira uruhare rutari ruto mu gutuma abandi bantu badufata mu buryo budatandukanye cyane n'uko natwe twiyumva. Ngo ni nako bigenda rero ku bantu b'igitsina gore biyumvamo imbaraga za kigore zihambaye, nk'uko Annabelle abyigisha. To be the best version of yourself. Kumenya kwambara imyenda izamura irari ry'abagabo. Ati ushobora kwambara ibintu bihendutse cyane, ariko ukamenya neza ko bikubereye kandi ukagenda udashidikanya na gato kuberewe. Annabelle akomeza agira ati abagabo bakunda abantu b'igitsina gore bambaye imyenda ifite aho ihurira n'ibara ry'umutuku. Iyi ashobora kuba ari imyenda ifite ibara ry'umutuku nyirizina, isa n'ibara rya oranje n'ishaka kwijima, ariko nyine nayo irimo wa mutuku n'indi nk'iyo, ngo kuko nk'iyo umuntu w'igitsina gore yambaye imyenda ifite aho ihurira n'ibara ry'umutuku, ngo umugabo yumva yifuje kuryamana nawe cyane, ikanamutera gutekereza ku mibonano birenze uko byaba bimeze mu gihe yaba yambaye imyenda ifite andi mabara. Now, men love the color red because subconsciously they think about passion and sex. Annabelle ibi yari asanzwe abizi, ariko ngo yanabigeragereje ku bagore n'abakobwa yigisha. Bwa mbere ngo hari abo yahaye imyenda isanzwe, bajya mu birori bitandukanye, ariko babona abagabo batabitayeho cyane. Ubundi arongera afata abakobwa n'abagore abambika imyenda itukura, ngo abasaba kujya mu birori no mu duce duhurirwamo n'abagabo benshi. Ngo bose nyuma yaho bagarutse bamubwira ko abagabo babitayeho cyane, barabavugisha banabaka nimero za telefone. Imyenda ituma umugore yumva ari nk'akamana gato, akumva ari we mugore wanezeza abagabo kurusha abandi bagore bose. Ikindi mu by'abakobwa bigishwa kwirinda ngo ni ukwambara imyenda ya kigabo. Ngo abagabo banga umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda ya kigabo. Ngo abagore baba bakwiye kwambara imyenda yoroshye igaragaza imiterere y'imibiri yabo. Abanyeshuri bigira Ubu Slay Queen banagira igihe cyo kwimenyereza akazi, bakajya nko mu mahoteli akomeye afitanye imikoranire n'ikigo cy'amashuri bigamo, bagakora nk'abakozi bashinzwe kwakira abakiriya muri hoteli babazanira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Abarimu babo bakicara mu bakiriya, bakazajya bitegereza uko aba bakobwa bitwara, bakabaha amanota bagendeye ku rugero bashimishije abakiriya b'igitsina gabo. Ariko aba bagabo baba bari muri aya mahoteli, utubari, amaresitora, nta n'umwe muri bo uba ugomba kumenya ko aba bakobwa ari abanyeshuri bigira Ubu Slay Queen bari muri stage. Bimwe mu bintu abarimu bareberaho ko umukobwa yabikoze neza, ngo abagabo bamwaka nomero za telefone ari benshi, ngo akanabona tips nyinshi. Ya mafaranga yishimwa abakiriya baha umuntu wabakiriye neza muri resitora, mu kabari cyangwa muri hotel. Muri aya mayeri yose abakobwa bigira umwuga w'Ubu Slay Queen biga harimo irisekeje. Nk'ukuntu umukobwa uri guseriva abakiriya agenda agata nk'ikintu hasi ku bushake, wenda nk'urufunguzo rw'inzoga, akunama asa n'uteye umugongo aho abakiriya b'abagabo benshi baherereye kugira ngo barebe mu ntege ze. Kumenya uburyo bwo kwifotoza, guhagarara utandaraje cyangwa urebanisha ibirenge, kwiruma umunwa mu gihe urimo kureba abagabo, gucishamo ukifata nko ku gitsina cyangwa ku ibere ryawe, kubirindurira ijisho mu mugabo ushaka gukurura, ukabikora nk'urakaye gato mu gihe kingana n'amasegonda, nyuma ukongera ukamwenyura. Ngo iyo umukobwa bigenje gutya aba arimo kubwira umugabo ngo karibu iwanjye nta kibazo. Abagabo benshi ngo bakunda ukuntu abantu b'igitsina gore bakaraga amaso basa n'abakina umukino wo kubyutsa irari muri bo. Gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka. Umu Slay Queen agomba gukoresha imbaraga ze zose, akirinda kugira ibiro byinshi, akagira mu nda heza hazira ibicece n'ibinyenyanza, kandi mu myitozo ngororamubiri akora agakora imurinda kugira umubiri ukomeye.
ngo Ubu Slay Queen agomba kugira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'amavuta yo kwisiga ndetse n'imitako itandukanye ya kigore. Ngo abagabo aho bava bakagera bakunda umukobwa cyangwa umugore ukunda guhora yishimye, amwenyura, ubona afite akanyamuneza. Ngo uyu niwo mutako wa mbere utuma umuntu w'igitsina gore aba mwiza imbere y'umugabo kurusha indi mitako n'ibirungo byose yashyira mu maso ye. Kwifotoza no kumenya gukoresha neza imbuga nkoranyambaga biri mu bintu bifasha Ubu Slay Queen kwiyereka benshi mu bantu b'igitsina gabo bamukeneye. Akagaragarana n'abantu b'ibyamamare cyane cyane nk'abaririmbyi, abanyamideli bakomeye n'abandi nk'abo. Kwirinda kugira umugabo cyangwa umusore akunda byihariye. Ubu Slay Queen iyo yibeshya akagira umuntu w'igitsina gabo umwe akunda, ngo akazi ke kaba gatangiye kumunanira. Kuri bo ngo iki gihe aba yatangiye kujya mu ntege nke, kuko ngo iyo agize umuntu w'igitsina gabo akunda byihariye bimwima amahirwe yo kubona icyashara ku bagabo benshi. Gutambuka. Ngo kirazira ko umukobwa ukora aka kazi k'Ubu Slay Queen yatambuka atera intambwe ndende. Ngo baba bagomba kugenda batera intambwe basa n'ababusanya amaguru, amaboko bayitaje, ubugore bakabugendera bigaragarira buri wese. Kwirya no kwihotagura, ugatera imbabazi ukaba umudabagizi nk'aho ari wowe uteye imbabazi kurusha abandi bantu bose baba bazikeneye. Ngo Ubu Slay Queen agomba kumera nk'agakobwa gato kamwe katagira intege nyinshi z'umubiri, akavuga ururimi rusa nk'aho rwabuze ijambo ruvuga, yewe ahubwo rukamera nk'urudashoboye kuvuga ahubwo rugenewe gusomwa nka kwa kundi twabivuze mbere. Akamenya kwitetesha ku bagabo no kubereka ko ataba afite ubuzima bwahagarara no mu gihe ari kumwe n'umugabo, kurya bikamunanira umugabo akamutamika. Ngo ibi ngibi abagabo barabikunda cyane kuko bibazanamo za mbabazi zibyarwa n'irari ry'imibonano mpuzabitsina, bigatuma guha ubufasha ubwo ari bwo bwose aba bakobwa biborohera. Ngo Ubu Slay Queen agomba kuba ari umuntu w'igitsina gore abagabo bose babona ko nta kindi kintu ashoboye uretse kuba umugore gusa. Hamwe ngo akigaragaza nk'umukobwa ushira isoni cyane, ahandi akagira za soni nyinshi zimwe atigeze agira no muri cya gihe yari agakobwa gato kagendera ku mwenda wa nyina. Ngo Ubu Slay Queen w'umwuga kirazira ko umugabo yamubona arimo gusunika cyangwa guterura ikintu kiremereye, cyangwa ngo yumva arimo kuvuga ku bintu bya siyanse, tekinike n'ibindi bintu bisaba ubusesenguzi burambuye, ngo kuko ibi ngibi byagenewe abagabo gusa. Ngo ahubwo Ubu Slay Queen ibiganiro bagomba kugira n'ibijyanye n'imyidagaduro, imyambarire, inkuru zijyanye no guteretana n'ibindi bintu bijyanye nabyo, hanyuma akagarukiraho. Ngo mu bintu abagabo bakundira abagore n'amajwi meza abamo. Ngo amajwi meza si yayandi batiga ahubwo ni ya majwi biga. Ya majwi ngo aba yumvikanamo kwiyoroshya cyane, ugahwera, ukumvikana nk'umunyampuhwe zirenze izaba afite nyinshi. Ngo ugaseka ariko ukirinda gusakuza cyane igihe uri kumwe n'umugabo. Ngo umugabo yamubwira inkuru zisekeje agaseka bigaragara ko yatembagaye, ariko ijwi akarinigira mu nda rigasohoka ari rito cyane kandi ritirangira. Kurira nabyo bishobora kuba igikoresho cyo kubyutsa irari mu bagabo. Kurira mu byishimo cyangwa mu mubabaro kandi ukarira utazamuye ijwi. Kwa kurira biri sexy cyangwa guseduiza, hahandi umukobwa arira aho kugira ngo umugabo umureba nawe agira agahinda, ahubwo akumva yamwegera akamusoma. Uku ni ukurira kubw'impamvu z'ubucuruzi. Ibi ntibivuze ariko ko buri gihe Ubu Slay Queen wese urize aba ari bagambiriye, kuko nawe yarira no mu gihe yaba ababaye. Ahubwo kurira gutya biba ari muri cya gihe cyo kurira byo guslayinga, niba ari bwo byakumvikana neza. Izo rero ni zimwe mu ndangagaciro z'ingenzi zigishwa muri Gold Diggers Academy, ishuri ryigisha Ubu Slay Queen. Hari ibintu rero aba Slay Queens bose bahuriraho. Mu kinyejana cya 21 ubwo ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter n'izindi ryatangiraga kugera ku migabane yose, nibwo ku isi hatangiye kubaho abakobwa bahendwa no guhirimbanira kwigaragaza nk'ibiremwa bisumba ibindi. Bakifotoza bigaragaza nk'ibitangaza, bafite banari kumwe n'ibintu bihenze akenshi bitari ibyabo, bimwe batakwemererwa yewe no kubaza igiciro cyabyo. Aba Slay Queens urabareba ukabamenya kuko bagira byinshi bahuriraho. Kimwe mu bintu waheraho ureba aba Slay Queens ni imyambaro, imitako n'ibirungo by'ubwiza kugira ngo bagaragare batandukanye cyane n'uko abandi bantu bagaragara. Aba Slay Queens bose bambara imyenda ituma umugabo bareba abasha gutekereza ku gitsina cyabo. Niba yambaye ipantaro, akora ibishoboka byose ikamwegera ku buryo yitsindagira ku gitsina cye kikishushanya inyuma yayo. Ahandi akaba yayambara nta karisi irimo imbere kugira ngo amabuno ye arusheho kugenda yicugusa.
yakwitwa ko yambaye ikanzu ndende akambara yayindi imeze nk'ikirahuri ku buryo n'ubundi biba bisa no kwambara ubusa buriho agahu gato ko gukinga mu maso, ariko uwabonye yabonye n'ibyo yatekereje yabitekereje. Agapfundikira umutwe w'ibere gusa, uwundi mubiri wose w'ibere akawusiga hanze. Bakitera ibirungo bikabije kuba byinshi mu maso, ku ngohi, ku minwa, amaherena, umurundo, ngaho ku mazuru bagatobora amatwi bakayamaza imyenge, hanyuma bagacengezamo amaherena, impeta bakazuzuza ku ntoki, ibishushanyo ku mubiri, bakishyiraho inzara ndende zisumba intoki ziteretseho n'ibindi. Nubwo hari n'abantu b'igitsina gore nabo bakora nk'ibi, ariko ku ba Slay Queen bo biba bifite umwihariko uteye ukwawo. Uretse kuba ibi ngibi bibafasha kurangaza abo bahuye nabo bose, binabafasha kugira amafoto benshi batabasha kurenza amaso. Iyo umu Slay Queen adafite ubushobozi bwo kugura ibi kugira ngo yigaragaze nk'igitangaza, akoresha za porogaramu za telefone na mudasobwa zigira abantu beza kurusha, hanyuma yashyira ifoto hanze, abagabo bakayihererekanya bakayibyinirira, kandi rimwe na rimwe atari uko asa, ahubwo ari izo porogaramu zamuhaye ibyo benshi bita ubwiza, ariko nyine adasanganywe. Umu Slay Queen ashobora kujya mu kabari agatira inzoga ihenze akayisaba ameze nk'ushaka kureba ibyanditseho mbere yo kuyigura, hanyuma agakwirakwiza amafoto kuri WhatsApp, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babone ko ari umugore cyangwa umukobwa uhenze. Bikamuzindura mu gitondo akajya nko mu iduka kwigera imyenda myiza nta na gahunda afite yo kugura, akayifotorezamo agapostinga. Yaba yasohokanye n'umugabo ufite imodoka nziza akayifotorezaho nayo agapostinga. Ibi nubwo bitaba ku kigero c'100%, aba Slay Queens benshi bagira uyu muco wo kwifotoreza ku bintu bitari ibyabo. Ibi ntibivuze ko hatari n'aba Slay Queens bakize cyane bafite ibyiza byinshi byo kwifotorezaho, gusa nabo ntibibabuze kugira bike by'ibitirano bifotorezaho kuko ari umuco usa naho ari rusange kuri bo. Aba Slay Queen ikintu kibahenda kurusha ibindi ni ukubona ifoto nziza. Ashobora kumara icyumweru yifotoza ashaka ifoto nziza yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Aba Slay Queens bose bagenda kimwe, bagenda bihengekera uruhande rumwe bakongera bakihengekera ku rundi, amaboko basa n'abayahungishije ibihimba byabo. Imyitwarire y'abakobwa n'abagore bacuruza imibiri yabo barimo n'aba ba Slay Queen ihura n'iy'abandi bagore barwanya politiki y'uburinganire, ivuga ko kuba abagore barimo guhabwa ubushobozi nk'ubw'abagabo bishobora kuzatuma ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo bubura, kuko umugore witwa ko afite agaciro kuri iki gihe politiki mpuzamahanga igezweho irimo kumuha ubushobozi bwo kumugira nk'umugabo, kandi ngo ibi ntibishoboka. Uyu mugore yitwa Alessia Terekova, afite porogaramu yigisha abagore uko bitwara mu ngo zabo yitwa Woman Inside. Ngo ntago yemera imyumvire y'abagore b'iki gihe ivuga ko umugore agomba gukora imyuga nk'iy'abagabo, nko gutwara indege, akaba umusirikare, akaba umutegetsi n'ibindi nk'ibi, ngo ibi ngibi kuri we ntago ari byo. Ati hagomba kubaho imyuga y'abagore, hakanabaho imyuga yagenewe abagabo. Kuri we ngo umugore agomba kuba umugore cyane ku buryo umugabo amureba akamubonamo ishusho nyayo ya kigore. Larissa Renard, wa mugore wigisha abagore uko bagomba kuba abagore ba nyabo, akanigisha abakobwa uko baba ba Slay Queens b'ukuri, nawe ntago yemera amahame ya gender yo kumva ko abagore bagomba gukora imirimo nk'iy'abagabo, ngo kuko ibi ngibi bituma abagabo babanga. Aba barimu b'abagore batanga ubumenyi ku bagore bagenzi babo bw'ukuntu umugore agomba gufata neza umugabo we, bakanavuga ko umugore atemerewe gukora imirimo ya kigabo. Bose bahuriza ku kuvuga ko umugabo ufite umugore ukora akazi bita ka kigabo, nko kuyobora, gutwara ibinyabiziga, ibya tekinike n'ibindi nk'ibyo, ngo umugabo we yamwubaha, ngo ariko ntago yamwishimira mu buriri nk'uko byagenda ku mugore ukora imirimo ya kigore gusa. Abatari bake bavuga ko abarimu bigisha muri aya mashuri ameze atya ntaho bitaniye no kwigisha uburaya bweruye, ngo kuko badafata wenda nk'abagore basanzwe bafite indi myuga bakora bahuriraho n'abagabo ngo babigishe aya masomo yo gufata neza abagabo, ahubwo bakemeza ko umugore adakwiye na gato gukora akazi nk'ak'abagabo. Abemeranya n'amahame ya gender bo rero baravuga ko nta mwuga wo kuba umugore gusa ukwiye kubaho. Ariko ba nyiri ibi bigo by'amashuri nka za Gold Diggers Academy, Jet Set Bay n'andi mashuri nk'ayo y'inzaduka bavuga ko batigisha uburaya, ahubwo bigisha abakobwa n'abagore uko baba abagore beza mu ngo. Ntago bajya berura ko ari ugutoza abantu b'igitsina gore gukora umwuga w'uburaya bugezweho. Uyu mukobwa yitwa Nastia, yiga muri Gold Diggers Academy. Aravuga ati nk'abandi bakobwa bose bo mu rungano rwanjye ndashaka kuzashakana n'umugabo uzankunda nanjye nkamukunda, mbega tukazuzuzanya, akampa ibyo nifuza byose, hanyuma nanjye nkamuha urukundo rwanjye rwose.
ati tukazabyarana abana hanyuma tukazaba abanyamahirwe. Ati ndibaza ko kugira ubuzima bwiza ari icyifuzo cya buri mugore wese. Ati ntabwo ntekereza ko ibi twabigira nk'icyifuzo cy'ubucuruzi, ati ahubwo nyine ni ishusho y'urukundo imeze uko imeze. Ati wanayita urukundo rugezweho. Aba bagore baha ubumenyi abantu b'igitsina gore bujyanye n'imyumvire y'abagabo ku gitsina gore, cyangwa bakazabikoresha mu kuba Slay Queens babigize umwuga. But according to Jennifer Utrata, author of Women Without Men, Single Mothers and Family Change in the New Russia, Jennifer Utrata ni impuguke mu mitekerereze ya muntu unabifitiye impamyabumenyi y'ikirenga. Mu gitabo yanditse cyitwa A Woman Without Men, anenga cyane iricengezamatwara ry'abo bagore barimo kwaduka ku isi bacengeza imyumvire mu bana b'abakobwa bakibyiruka, bavuga ko umugore ashinzwe kwita ku mugabo no kumunezeza gusa, ngo umugabo we akaba akwiye kuba umuterankunga w'urugo, kuruhagararira no kururinda. Agira ati iyi ni imyumvire y'ubujiji cyane, kuko ngo umugore ashobora kuba ari n'umugaba w'ingabo, ariko yagera mu rugo akiyoroshya, akubaha umugabo we, akanamenya kumunezeza mu buriri, yagera no mu kazi ke akaba umusirikare nk'ibisanzwe, kandi byose akabikora neza. Ati uwo niwe mugore umwe ubasha gukora nawe akaba umukire nk'umugabo we, atakagwiza ubumenyi mu bintu byinshi bitandukanye, kandi akanamenya na za ndangagaciro zo kunezeza umugabo we. Ati ubwo se uzanye nk'umugore ufite impamyabumenyi ya masters, ari umuyobozi ufite ibyo ahagarariye mu bigo bikomeye, kandi yagera no mu rugo akanamenya gukora bya bindi aba Slay Queens bakorera abagabo, ati ubwo waba ari umugore w'agaciro kanini ni uwuhe? Ati ibyo by'Ubu Slay Queens ni ibintu umugore wese wabishatse yakwiga akamenya, kandi anafite n'undi mwuga umwinjiriza amafaranga akora, agafatanya n'umugabo we kugura no kwishyura ibikenewe mu rugo. Ati abagore bafite imyuga bakora ibinjiriza amafaranga, abagabo babo barabubaha kandi ni iby'agaciro ku bagore bose. Ati bigenze gutyo mu minsi iri imbere wazajya usanga umugabo umwe afite abagore 100, kuko bazahugira mu kuba abagore gusa, abagabo akaba aribo basubirana ubutunzi bwose n'ubudahangarwa nk'uko byari bimeze mu myaka ya kera. Ati umugore uruta abandi ku mugabo we ni umugore ugaragara nk'umwamikazi mu muhanda, yagera mu buriri akitwara nk'umuslay queen ariko ku mugabo we gusa. Atari ukuvuga ngo naba yasohokanye n'umugabo we mu kabari, nabwo nageramo atangire kwitwara nk'aba bagore b'aba Slay Queens baba bashaka kugira ngo abagabo bose bahuye nabo babararikire. Ati abagore biga imyuga yose nk'iy'abagabo biga, ngo hanyuma ariko banamenye ya mayeri indaya zigezweho zirimo gukoresha mu kunezeza abagabo mu buriri, ngo icyo gihe abagore bazaba bagize indangagaciro zikubye inshuro nyinshi z'aba Slay Queens. Avuga ko aba Slay Queens baba bazi gusambana no kubyutsa irari mu bagabo, ariko nta wundi mwuga bagira, kandi ibi ngo bakabikora ku bagabo b'imihanda yose. Kuri we ngo abona ko uko ari ukwiyandarika no kuzatera ipfunwe abazabakomokaho. Uyu mugore yitwa Melanie May Rogers, afite urubuga rwa internet rwitwa Career Couture rwigisha abagore uko baba abanyamwuga mu bintu bitandukanye. Uyu mugore arwanya yivuye inyuma inyigisho za wa mukobwa wigisha abakobwa uko baba Slay Queens witwa Bay. Ati njyewe rwose mvugishije ukuri sinjya ndeba na ziriya video ze zo kwigisha abakobwa uko bakwigarurira imitima y'abaherwe. Ati kuko njyewe nifitiye umugabo wanjye nikundira, ati nta n'umugabo w'umukire nshaka kuko nshimishijwe n'ubuzima mbayemo. Ati ahubwo icyo njyewe mba nshaka ni umuntu nk'ibitekerezo by'ukuntu nakwiteza imbere bidasabye ko njya kwitendeka ku mifuka y'abagabo bakangira igikoresho cyabo kuko mbatezeho amaramuko. Ati ibi ntaho byaba bitaniye no kuba umucakara w'abagabo. Ati njyewe nanga uburyo uyu mukobwa yigaragaza mu itangazamakuru yigisha abakobwa ngo niba uhisemo kuba umugore nta kindi ugomba gukora uretse kuguma mu rugo gusa nta kandi kazi ugira. Akomeza agira ati njyewe sinakangurira abakobwa gukurikira abagabo b'abanyamafaranga, ati ahubwo icyo nasaba abakobwa ni ugukora ibyo bumva bibashimishije. Ati kuko Bay we icyaba arimo gukora ni ukwerekana uruhande we ku giti cyabogamiyeho, ngo bitavuze ko n'abandi bantu b'igitsina gore ari rwo ruhande bagomba kubogamiraho. Hari abandi babona ko uko ku isi hagenda haboneka abagore n'abakobwa b'abakire cyane bafite n'ubudahangarwa buri hejuru, n'ubundi mu isi y'ahazaza hazaduka abagabo bazaba bameze nk'abagore bo mu myaka ya kera, akazi kabo ari ukunezeza abagore babo gusa. Nk'umugabo akaba azi kubaha umugore we kurusha abandi bagabo bose yaba yarahuye nabo, azi kumusingiza no kumubyinirira, ku buryo nyuma y'uko boss lady avuye ku kazi aba azi ko ari busanga umugabo we mu rugo yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo madamu we arusheho kunezerwa. Hari ibyo abagore bakora bagacogoza irari mu bagabo babo ryo kujya muri za maraya no mu ba Slay Queens. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show.
wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ugakanda no kunzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe, ugakanda n'ahandi handitse ngo all kugira ngo uzajye uza mu ba mbere mu kubona inyigisho n'ibiganiro byose dushyira kuri Mwarimu Show. Ukadusangiza icyo utekereza ukanza aho hasi ubona gato handitse ngo comment. Gusangiza iyi nkuru abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp, Twitter n'izindi ni umusanzu mwiza kuri twe n'abandi bakeneye amakuru nk'aya. Iyo nomero kandi ya telefone ubona wayikoresha utwandikira kuri WhatsApp. Murakoze.